Umushumba Aniseti Karameri. Nashatse ko tuganira kuri iki kintu turi kumwe n'abapastori bagenzi bacu dufatanije uno murimo, bamwe na bamwe bafite ibintu byinshi bagiye bibaza ku bintu bagiye babona, ntekereza ko nabo babonye ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Hari umwana wawe witwa Moses, abantu benshi bamenye kubera ibintu, kumurika ibintu by'imideli. Ni umwana urugeze ku rwego rushimishije abifashijwemo n'igihugu. Yego. IPRC yagiye afashwa n'igihugu kugeza ubwo ageze mu Butaliyani, kuri bije y'igihugu akorerwa buri kimwe cyose. Nyuma yaho araza akorera mu gihugu, hari motivasiyo leta yagiye imuha, yagiye kwita izina ingagi. Leta yakoze buri kimwe cyose kugira ngo izamure izina ry'umwana kugeza uyu munsi. Ni umwana uri ku rwego rushimishije mu bijyanye n'ubukungu, mu bijyanye n'ubwenge, ari leta imusunika. Ndatekereza ko nubwo harimo nawe uruhare rwawe nk'umwana, ariko urwego yari ariho ntekereza ko atarukesha umuntu wamuhaye n'imbaraga za leta. Ibyo ni ukuri kuzuye. Ariko muri iki gihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Moses yavuze amagambo akomeye ku itariki 10 z'ukwa kane umwaka wa 2025 akoresheje urukuta rwe akunze kunyuzaho amakuru. Arandika avuga amagambo ateye agahinda n'isoni, amenasa umukuru w'igihugu, amenasa famiye ye, amenasa inkotanyi, avuga ko zihora yuko zaguhohoteye ubwo wari ufunze, avuga yuko ngo yaje kugusura. Ko yakubiswe icyo gihe, yakubiswe, avuga ko ari impamvu we n'umuryango we banga inkotanyi, banga Repubulika Paul Kagame, banga iki. Ariko wareba igihe avuzemo ayo magambo ugasanga abantu barabihuza n'ingengabitekerezo ya jenoside kuko bivuze mu gihe cyo kwibuka. Byatumye rero abantu benshi bibaza kuri ibyo bintu, kugira ngo nawe wagiye ukurikira imbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru byinshi bitandukanye byo mu Rwanda no hanze, bagenda bibaza kuri uwo mwana ese imeze iki. Hari n'abatatinye kuvuga bati se wa mwana uha amata akawuha amaraso, abandi aho abanyabitekerezo iri mu muryango wose bakabanga leta, banga inkotanyi, banga umukuru w'igihugu, cyangwa n'ingengabitekerezo y'igihe ku isi. Ntabwo abantu babyumva, ariko abandi bakahuzura ibintu n'umuryango umwana avukamo. Umwana uvuga kwa paseri wese byizi bite, famiye ya paseri burya nayo itera gutya, igihe ingengabitekerezo iri kuri uru rwego. Mu by'ukuri ubusanzwe ihohoterwa yakorewe n'inkotanyi bituma umwana wawe amenasa umugara w'ikinganye kwa perezida wa Repubulika atanasa inkotanyi. Bimeze gute byarize ihohoterwa uwo mwana avuga. Mbere y'uko ndivugaho ndagira ngo mbabwire ko umubyeyi aryama uko ashaka ariko ntabyara uko ashaka. Uwo mwana mu burere twamuhaye hamwe n'abana bavukana mu muryango wacu, ntabwo harimo kwanga, mbega nta vangura nta riba mu muryango wacu, uburyo twari kumutoza iyo mico. Ibyuko ibyo byose yanditse avuga ko nahohotewe igihe nari mfunze. Gufungwa kuko byarabaye igihe cy'amezi 4 mu mwaka w'1999. Ni muri bya bihe n'umuntu ukwanga gusa yatungaga urutoki bakagufata, ariko ubuyobozi bumaze gushishoza usanga ko
ibyo bandigaga ntanamenye atari byo. Hanyuma mu bushishozi bw'inzego zariho icyo gihe bafata icyemezo cyo kundekura ndataha. Ibyo by'isura rero avuga, icyo nibuka ni uko mama we yazanye kunsura ari bashiki be bakuru bakurikirana, uw'imfura n'umukurikira, baje mu gihe bitandukanye. We rero ashobora kuba ari amakuru yenda bamuganirije nk'abana, ko mu gihe cy'isura babona abantu bahabwa iminota mike cyane, ko hari n'igihe umuntu yinjira asuye mu gihome ataganiriye bihagije n'abaje kumusura. Rero yavuga ko nahohotewe n'inkotanyi, bakankubita cyangwa bakamukubita yaje kusura. Ibyo nta byabayeho, nta hohoterwa nzi rwose, ahubwo ngiye nishimira ko icyo gihe mu bushishozi bw'inzego zariho babonye akarengane kanjye, bagafata icyemezo cyo kundekura bitanatinze. Rero urashaka uciye mu ijambo, urashaka kuvuga ko ibintu Moses arimo kuvuga hari ibinyoma? Ibyo avuga ni ibinyoma rwose, ntaho bihuriye n'ukuri. Nta hohoterwa ry'inkotanyi twagiriwe kugeza n'ubu, ntaryo tubona. Uretse gatoya, Pastor Claude urimo uranyumva? Ndakumva neza cyane, 5-5 na Stafi. Ngira ngo umushumba wamwumvise, umushumba mugenzi wawe, sinzi niba hari icyo wamubaza, kuko yasubiramo amazina yiwe akabivugira ku giti cye, kuko igihe yavugaga jewe ntabwo nawe bwajye ku murongo neza. Mushumba muraho neza? Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Mushumba yitwa Pastor Claude Niyonzima, nkaba ndi pasitoro, ariko kandi mu buzima busanzwe ndi influencer wa channel yitwa Ikaze TV Rwanda. Nkora inkuru z'ubuvugizi, inkuru izigezweho, izirwanya abantu barwanya igihugu, igasha cyangwa se abantu bose bashobora gusebya igihugu cy'u Rwanda muri rusange, kuko twe tukibamo, tukiri imbere, tuzi igikorerwamo. Hari abakivuga rero batakizi, bagira hanze bakagisebya, ndetse n'iziyobokamana, isesengura mu by'iyobokamana byose turazikora. Hanyuma nanjye ubwanjye nari nagutekerejeho byinshi, wababwira abagukurikiranye kugira ngo hanyuma ngire icyo mwibariza mu byinshi. Murakoze cyane. Yitwa Nsabimana Aniseti. Nsabimana Aniseti. Kanya Mashiki, Kamijongo, kwa Kagaju. Yego. Ndi umushumba mu itorero rya ADEPR uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Komera. Mushumba Aniseti, hashize iminsi itari mike ubwo twabonaga umuhungu wawe Moses Twahirwa, wari ufite company ya Motion yo gukora imyenda. Ni umuntu wagize amahirwe muri iki gihugu cy'u Rwanda kumva ko yatoranwa akandika umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi batandukanye b'igihugu cy'u Rwanda. Benshi muri bo ndetse harimo umunyamakuru w'ikinyamakuru cya TV1 na Radio 1, Kenisi, cyangwa se ni Kenisi, ayandi mazina si ngombwa, Kenisi ni izina rizwi. Aho yanavuze ati jewe kuva Moses yakora biriya bintu bisa gutyo, kandi byabivugaga mu myaka yatambutse, ntabwo ari muri iki gihe. Ati nishakiye rwose ngiye kuyitwika, ati kuko n'ubu nayikurira numva twajya duhura yambaye bikambabaza cyane. Ati umwana twari tuzi ko agiye kwizamura, azamutse agiye gukorera igihugu, natwe tukamuha amafaranga agatanga imisoro, none atangiye kwijya gutyo. Ni uburyo rero yatangiye ibyo wamuvugagaho ubutinganyi. Ubundi Moses avuga ko wamubatije, niwe wamubatije koko mu itorero rya ADEPR? Igihe avuga nyine yabatirijwe,
nari nyiri umupasitori nyine uri mu mirimo. Yego. Mu gihe yanditse bakavuga ni mu Kinyarwanda ngo zitukwamo nkuru kandi ngo irya ikibi irakirigata, abandi bakavugira bati nta muryango uri kigoryi. Iryo jambo nari rikoresheje ku Ikaze TV ku munsi w'ejo, ndavuga nta muryango uri kigoryi. Ibigori bishobora kwera bikaba ibigori byiza, ariko hari agakoko kagira mu bigori kakitwa nkongwa. Moses aragira ati ubwo yari afite imyaka 6 papa we yari afunze ari wowe Aniseti, ajya Icyangugu Kamembe kuri gereza gusura papa we Aniseti ari wowe, ntabwo amazina yari yayamuhishe neza yakirimo. Avuga yuko ngo yajyanye na mama we afite imyaka 6, avuga ko yazi Inkotanyi kuva afite imyaka 6. we yajyanaga na mama we gusura papa we afunze, Inkotanyi zaramufunze. Nyuma yaho mu gihe papa mu batanga iminota mike igihe yakagusuhuje gusuhuza umwana wawe Moses, Inkotanyi gukubita ikibuno, hanyuma ngo iminota yanjye bitugenda ngo ndagenda kwanjye ngo akavuga yuko ngo hari umututsi waba wararokoye warakijije, hanyuma uwo mututsi warokoye ariko ngo akaba mwene wanyu wakoze jenoside yakorewe abatutsi, wishe abatutsi. Iryo rero we Moses akavuga yuko ngo yanga Kagame akanga n'Inkotanyi zose muri rusange. Yavuze Inkotanyi zose muri rusange akavuga ko yanga Kagame. Ubwo mu yandi magambo Inkotanyi z'abatutsi, Inkotanyi z'abahutu, nk'uko byavuga kera hari amoko turi muri ndi umunyarwanda, bivuze yanga abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Iyo wumvise ijambo nk'iryo bitangazwa n'umwana wibyariye mu maraso yawe, utari se wabo, utari nyirarume, aho muri papa we mu maraso wibyariye n'umudamu mwashakanye, ubyakira ute? Ibyo byose yagiye akora anavuga nubwo mu nkoranyambaga zagiye zibanza hari ibyo yagiye avuga birimo ibinyoma, hari ibyo avuga yakoze kandi ataranabikoze, kugira ngo kwiyita umugore, ibintu nk'ibyo. Ubwo ibyo by'Icyangugu yabishyizemo, avuga ko ahohotewe, ariko bose ntabwo ageze mu hohoterwa n'Inkotanyi kigiye gutuka. Umwanya washize n'ibyo nkomeje kuvuga kandi niko kuri kwanjye. Aho nari ngereje bavuga ko kuva muri segonderi gukomeza kaminuza i Kigali, ubwo bavuye muri segonderi Butare kugera mu Butaliyani, aho hose yagiye yiga ni ku mahirwe igihugu cyamuhaye, ariyo mahirwe y'umuryango. Ariko nubwo bimeze bityo, ubwo urumva ko hano mu rugo duherukana kera mu buryo bwo kubana igihe kinini nk'umwana mu rugo. Ni ukuvuga ko rero kubera uko kuba iyo hose ndetse na nyuma yatangiye ubwo buhanzi n'ibikorwa bye, aho yagiye akorera ni umuntu utagira inzu, arahakorera, ari n'aho acuruza, ari n'aho ataha, kugenda akodesha, hari n'igihe tutamenya n'ahantu ari. Ibyo mu mujyi namwe murabizi, aho usize umuntu none hari igihe agaruka hashize nk'amezi 6 cyangwa umwaka, ugasanga havuye gutyo ntuhamusange. Ubwo rero ibyo byose ntekereza ko ibyo agenda atangaza natwe byaratubabaje cyane, kumva adukururira muri ibyo bintu by'imitekerereze ye nayo. Rero nshobora kuba ibyo yakoze ari ibyo avana mu bo bagiye babana cyangwa babana mu aho hose agenda anyura
abantu b'igihugu cyangwa se mu rubyiruko rundi bahura nabo cyangwa akaba ari ibyo imuza mu mutwe bitewe no kuba yenda yanyoye ibiyobyabwenge. Rero iyo umuntu yanyoye ibiyobyabwenge ashobora kuba akagaragara imbere y'abantu ariko wiyumvamo ko ari mu yindi si. bivuga ngo hari abapfuye bahagaze. Uko kuba mu yindi si rero bigatuma ahanga. Mushumba urimo uranyumva? Nihanganira gatoya ndashaka kubaza ibyo byose umuntu yanywa ibiyobyabwenge, yanywa inzoga, yanywa urumogi, ariko Moses ni umuntu wize ndetse ntabwo mbizi neza, nta gihamya mfite, ariko bamwe bavuga ko yanakoze masters. Umuntu ufite masters, ufite abantu basangira inzoga, ufite abakorege, ufite kampani irimo abakozi benshi akoresha, ugenda amahanga, n'ejo bundi afite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nini nje ngo nimurikagurisha hari, ariko hari ibikorwa arimo gutegura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubona impamvu ajya guhagurutsa amagambo nk'ariya akayahagurutsa ku mukuru w'igihugu mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, akayahagurutsa ku ngabo z'igihugu, biriya bintu utekereza ko byaba biterwa n'Abanyarwanda muri rusange? Yavuze inkotanyi zose ni Abanyarwanda, twese turi inkotanyi. Korode rindira gatoya. Umubyeyi burya ubyara umwana ariko ukamenya imbaraga nkeya ze n'imbaraga nyinshi ze, ukamenya ubugoryi bwe, ukamenya ibyo akora, impamvu yabyo. Wowe iyo witegereje amabyiruka ya Moses, ibigara abamo, uko abayeho, ubona ari iyihe mpamvu ahagurutsa ikintu nka kiriya, ntagihagurutse ku basivile, akagihagurutsa ku mugaba w'ikirenga, akagihagurutsa ku ngabo z'igihugu? Ubona biterwa n'iki? Noneho akanagihagurutsa ariko habayeho igikorwa nk'iki cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ko mbibona, ntekereza ko biterwa n'ibigare bitandukanye yagiye abamo, cyangwa n'ubu yabagamo, cyangwa arimo, kubera ko kuba muri ibyo bigare bikaba ari nabyo bimutera kugira indi mitekerereze ituma atibuka amahirwe igihugu cyamuhaye, nk'uko twabivugaga mu kanya. Ibyo rero no kubikora mu bihe nk'ibi, mu gihe twebwe turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside mu 1994, kubera iyo mitekerereze no kuba ntekereza ko ibyo yaba bikora yanyoye ibiyobyabwenge, ntashobora kubona ko turi muri icyo gihe, kuko aba ari mu bitekerezo bye, aba ari mu yindi si. Hari abavuga yuko ashobora kuba yakuye amafaranga n'abantu barwanya Leta y'u Rwanda kugira ngo akore ibyo bintu mu gihe nk'iki ngiki. Ibyo byo ubyumva gute? Ibyo iyo abantu bakora za analize habonetse inkuru zigomba kuvugwaho, hari igihe bavuga ibyo bafitiye amakuru cyangwa ari ibyo bakeka, ariko ku ruhande rwacu umuryango twebwe ibyo ntabyo tuzi, kuko nk'uko maze kubivuga mu kanya, aho hose niyakorera n'abo bagenda bahura nabo, n'abakoresha n'abahura nawe, ntabwo tuba duherukanye, ntitubana, ntitumenya ibye. Tujya kumva natwe tugatungurwa n'ibintu bibabaje biteye agahinda abakoze nk'uko. Rwose ku ruhande rwacu uwo mwana ntabwo twifatanije nawe muri iyo mitekerereze n'ibyo yagiye akora. Aimable urimo uranyumva? Ndabumva neza. Umushumba
nta kintu wamubaza wowe nk'umuntu w'umunyamakuru w'inararibonye ko nzi ko nawe wakurikiranye ibi bintu nta kintu ufite kuba gusoma. Ngewe nk'icyo namubaza ni umuntu reka mbijyane wenda n'indangagaciro za Kristo, mwajye mumubaza cyane ibijyanye n'uburere